izuba ko mbona ari urugamba rukazira icyaka Jesus is Lord. niho girumye ndagapfa. Umukobwa muri aho wampaye amazi se ko numva icyaka kimereye nabi. Ni amazi ushaka? Ni ukuri ni amazi nshaka wabungiriye neza. Okay. Ubwo wampaye amazi koko? Oya. Angira ati si urubyiruko rw'ubu ni uko nguko musigaye muteyera nta kibazo genda. Sura mu rumwe amazi ndeba. oya se umufitiye imwe wagiye ukayamuha. Nese mwemeye iki mufitiye? Nyine genda uyamuhe wowe mufitiye. Shamba wanyura umugome kabisa pe. Mwiriwe. Se ntabwo ugiye kunkora nk'ibyo bamaze kunkora ko? Oya nabibona ntabwo nabigukora nanjye. Warupfuye ni ukuri urakoze Imana umugisha. cyaka se kirashize ese kuri hano ku izuba we nyine nanjye nari ndiho ngenda ariko ndavuga nti kandebe ko hari uburyo nabona amazi ngeze hepfo aha ngaha nsanga ntaba ariyo nuko nsabye amazi uriya mwana w'umukobwa nkorera biri bubonye. ndabibonye nanjye birambabaje pe. ni ukuri Imana iguha umugisha pe kandi urakoze. yewe nanjye ubu rero ndi kugenda murabeho. yego ko mbona ameze nabi. muha amazi. ihangane nyabo. muhereza amazi wenda biroroha.
musomeshe. Ntabwo ari ngombwa menshi. Oya humura humura. Humura wigira ikibazo. Mugabo wanjye ubu n'umuntu musanzira ku irembo. Oya humura nyabo wigira ikibazo. Humura n'ubusanzwe si byose ntago turi abantu babi kandi sibyo inabi ntago yiturwa indi. What? Sibyo humura ntugire ikibazo rwose pe. Oya nta kibazo sibyo mama. Utuze utekane umanze uruhuke sibyo oya wigira ubwoba sibyo nta kibazo pe. Utuze utekane numara kumva utuje ubwire umudamu wanjye aguherekeze nimba mu rugo atari kure anahakugeze nta kibazo sibyo. Ufite ababyeyi humura rero ntugire ikibazo sibyo. Gusa iteka ujye ugira neza wigendere sibyo kuko ntawe umenya aho bwira ageze. Rwose inshuti kuri kujya kure cyane. Oya nta kibazo ntabwo ndi Oya tuzi wumve ko nawe nko mu rugo. nta kibazo. Ndana mama wawe humura. Waba ushaka kwiga gukora isabune ikomeye, gukora isabune y'amazi, kwiga gukora ji, kwiga gukora glycerine, kwiga gukora amavuta ya gikotori, kwiga gukora silage, tugane tubikwigishe mu gihe gitoya. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0722 95 40 16 cyangwa ukatwandikira kuri WhatsApp 0788 58 220 81. Muhawe ikaze.